abantu bazajya mu ijuru ni abarokore gusa. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ukuri guhari inyuma ya Yesu nta yindi nzira. Nta yindi. Bibiliya ni ihame. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ijambo riravuga ngo ntawe ujya kwa data atamujyanye. Utundi tuyira twose umuntu yacaho adaciye kuri Kristo ngo yizere amaraso ye, nta juru rihari. Mbere yo kwitanga mu rusengero banza uha umubyeyi, ibisigaye nawe uzane gukorera Imana. Ariko ntabwo wakorera Imana iri mu ijuru umubyeyi ukuri uruhande utaramugirira neza. Twongeye kubashimira rero bakunzi ba Behind Words Show. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi ni umunsi twagombye gushimira Imana kubera yuko ubu ngubu duherereye mu gihugu cya Mozambique aho bita Mashava. Tukaba twagira umugisha uyu munsi, tukaba turi kumwe n'umutumirwa mushyashya ndakeka ko ari ubwa mbere agiye kuza hano kuri kamera za Behind Words Show. Turabashuje rero kandi tunabararikira kubana natwe kuri uyu mwanya udasanzwe tugiye kugirana ikiganiro. Nizera yuko ari ikiganiro cyiza kigiye kutwubaka kandi tugiye kwigiramo byinshi cyane. Tubahaye ikaze kuri Behind Words Show. Murakoze cyane, natwe turabashimiye kuko mwemera ko n'ijambo ry'Imana zivugirwa ku muyoboro wayo. Nibyo koko ijambo ry'Imana ntabwo ryagombye kugira imipaka. Hano twinjira twabonye bana hariya ku rusengero yanditseho ngo Deus resposta. Imana ni igisubizo. Imana ni igisubizo. Inshuti bavandimwe rero nizere ko mutagiye gucikwa n'iki kiganiro kubera yuko murabyumva ko Imana ari igisubizo. Kandi ahangaha twicaye tugiye kuvuga Imana. Twagira ngo rero tubakanya gatoya kugira ngo mwibwire abakunzi ba Behind Words Show. Mazina yanjye bwite nitwa Dionizeyimana. Hanyuma mu by'inshingano ndi umupasitoro hano mu Dusanze ku itorero rya Iglesia Evangelica Mozambique cyangwa se itorero ry'ivugabutumwa bwiza bwa Kristo hano muri Mozambique. Ndi umugabo wubatse, mfite umugore, mfite n'umwana. Hanyuma mbashimiye ko mwemeye ko tuvuga ijambo ry'Imana. Amen. Mbere yuko tujya kure wenda cyangwa se dutera indi ntambwe, akenshi twebwe kuri Behind Words Show twizera ko Imana iriyobora byose kandi iyo wiringiye Imana udakorwa n'isoni kandi iyo wiringiye Imana byose irabigushoboza. Twagira ngo tubasabe dutangire iki kiganiro cyacu cyiza twiragiza Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo ijambo ryawe rigire ubutware kuri twebwe turivuga, abaryumva muri uyu mwanya n'abandi bazaryumva rizabubake. Dusabye imbaraga zawe ziherekeza ijambo ryawe, rizahindura imitima kandi rizafasha umuntu wese kugira ngo rimugeze ku kigero akwiye kugeraho. Urakoze, bane natwe tuyobore muri iki kiganiro, Mwuka Wera abe muri twe mu izina rya Yesu. Amen. Nabita Pastor John cyangwa se nabita Pastor Yohani? Ibikorohera ari John ari Yohani, ni ururimi ruhindutse ariko izina ni ryari. Alright, reka mbite Pastor John kuko nibyo binyoroheye. Hano kuri Behind Words Show umuryango munini cyane, tumaze kugera hafi 15,000. Urumva ko ari umuryango munini kandi uvanze. Nagira ngo mbere yuko dutangira nagira ngo nkubaze ikibazo gitoya. Umuntu ashobora kumva ngo Pastor John akibaza ese iyo title kugira ngo umuntu yitwe pastor afate iyo title bisabe iki, bica mu nzira? Ndabisubiza wenda nko mu ngingo nk'eshatu. Hari abitwa pastor kubera ko ari izina bamuhimbye. Hari ababyitwa ku bw'inshingano bw'umuhamagaro kuko Imana yamuragije umukumbi akaba umushumba wayo. Hanyuma hakaba n'ababikoresha nk'izina ry'akazi. Rero njyewe nk'umupasitoro ni inshingano zo kuyobora umukumbi w'Imana kuko Imana yaduhamagaye ngo dukore imirimo myiza tuyikoreye muri Kristo Yesu. Amen. Ese nk'umuntu uri hariya mvuge wenda utajya ujya muri
mu rusengero cyangwa se udakunda gusenga ashobora kumva ngo muyoboye umukumbi w'Imana cyangwa se muyoboye itorero ry'Imana, akibaza ati ese bikorwa gute, akibaza ati ese aho hantu ni ikihe kintu cyiza gitandukanye kiruta aho ndi, cyane ko iyo umuntu ari mu gice runaka akenshi kubera ubumenyi buke cyangwa se kubera amakuru adafite aba yumva icyo gice arimo aricyo nyacyo kibaho kandi aricyo kimubereye. Ese ni uruhe rukumbuzi wabwira uwo muntu uri aho ngaho hanze wumva ko cyangwa utekereza uvuga ati ese mu rusengero rw'Imana koko ni ibihe byiza bihaba, ni uruhe rukumbuzi wambwira? Ikibazo ubajije kirimo byinshi. Uravuze ati hari abantu batajya gusenga. Kutajya gusenga birimo ibice byinshi. Hari abantu badafite uburyo bwo guterana ariko babyifuza. Hari abantu barwaye badafite ubuzima. Hari n'abandi babyirengagiza nkana. Ubwo mvuzemo n'impamvu. Hari abadafite akazi kabemerera. Kuba rero batajya mu rusengero batabishaka ni sije ukwayo, ariko reka mvuge ku bantu babyirengagiza nkana. Bibiliya iravuga ngo izahuriza hamwe abakumbuye guterana kwera. Guterana kwera ni ibintu bishimisha Imana. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bari mu rusengero ni iteraniro ry'abantu bagambiriye guhimbaza Imana. Ushobora guhimbaza Imana wowe wenyine, ariko biba byiza cyane iyo duhuriye hamwe tugafatanya guhimbaza Imana. Hanyuma kuvuga ngo ibyiza birimo ni ibihe, icya mbere ni uko utari wenyine. Bibiliya iravuga ngo icyuma gityaza ikindi. Ni ukuvuga ngo hari ubwo umfasha nanjye nkagufasha. Iyo rero turi kumwe byoroha cyane ko dufashanya kuruta kugenda wenyine. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, itorero n'umuryango. Iyo uri mu muryango biba ari uburyo bwiza bwo kubahiriza nyine inshingano z'umuryango. Hari ibintu utakora uri wenyine. Itorero ni umuryango kandi ni umuryango mwiza. Icya gatatu, itorero ni aderesi. Umuntu wese agira aho abarizwa. Hari icyiciro abarizwamo, hari kominote umuntu agomba kuba arimo. Rero itorero naryo ni aderesi ugomba kuba urimo, ariko ntuhabe gusa nk'ahantu ho kwifotoreza, aho kuba aderesi ngo ubarizwe ngo mu idini runaka, ahubwo ukahaba impamvu imwe nyamukuru yo kuhakubesha ari ukugira ngo ufatanye n'abandi guhimbaza Imana. Ko Bibiliya iravuga, Pawulo niwe wabivuze ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Nibyo numva nasubiza. Ibindi bibonwa nuko wahageze. Urakoze cyane. Ndeka rero najya ngo mbaha akanya gatoya, ndabizi nk'uko mwatangiye muvuga muti turi muri abavugabutumwa, nagira ngo mbaha akanya gatoya kugira ngo byibuze abantu bari hariya inyuma ya kamera mubabwire icyo mwababikiye. Reka mvuge ngo ni ijambo Imana yanshyize ku mutima kugira ngo ndiganirize n'abantu, ariko kuko abantu bakurikira ubu buryo bw'ikoranabuhanga nabwo ni uburyo bushyashya Imana yashyizeho kandi budufasha kugeza ubutumwa ahantu henshi tutabasha kugera. Rero ndagira ngo mvuge ku gice cy'umuryango. Nari mvuze ngo itorero ni umuryango, ariko hari n'umuryango utari mu itorero. Rero reka mvuge ku gice cy'umuryango. Umuryango ugira amategeko, ugira amabwiriza. Hanyuma amabwiriza reka tuyese nk'aho tuyareke, twifashishe Bibiliya, tuvuge itegeko rimwe mu agenga umuryango, rikaba itegeko rya 5 mu mategeko y'Imana. Turisoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 12. Igitabo cyo Kuva cyangwa se Imuka Misiri, bitewe n'uko umuntu abyumva. Igice cya 20 umurongo wa 12 hari ijambo rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Iryo jambo ni ijambo byumvikana ko rifata cyane ku babyeyi n'abana. Rero ndagira ngo tuvuge kubaha ababyeyi. Ntabwo ndi bujye cyane
kure ngo mvuge amavu n'amavuko y'iri jambo, ariko abakoresha Bibiliya, yaba Bibiliya ntagatifu cyangwa iyera, igitabo cyo kuva cyangwa se yimuka Misiri ni igitabo cyanditswe na Musa cyangwa na Mose. Bari Mose ni umugabo ufite amateka mu gukura Abisiraheli muri Egiputa bajyana mu gihugu cy'isezerano. Hanyuma Imana iramubwira ngo abwire Abisiraheli mu bintu byose bazakora bajye bubaha ababyeyi. Kubaha ababyeyi bizabamarira iki? Imana ihita ivuga n'icyo bizama, ngo kugira ngo baramire mu gihugu Uwiteka Imana ibaha. Uyu munsi muri iyi minota mike mfite, ndagira ngo mvuge ababyeyi batatu umuntu agira mu buzima. Yego. Hari ababyeyi batatu umuntu agira mu buzima. Umubyeyi wa mbere ni umubyeyi ukubyara mu nda. Umubyeyi nabo twita ngo ni umubyeyi w'umubiri. Ababyeyi b'umubiri. Umubyeyi wa kabiri ni ababyeyi b'umuhamagaro, kuko turi mu murimo w'Imana. Ntabwo umuntu avuka ngo abatizwe cyangwa se akorerwe izindi gahunda, ashyingirwe. Hari abantu babigiramo uruhare, hari ababyeyi. Abo tubita ngo ni ababyeyi b'umuhamagaro. Icya gatatu, abandi babyeyi ba gatatu ni ababyeyi b'iterambere. Mu buzima busanzwe umuntu abaho no muri uyu muhamagaro, tuba dukora umuhamagaro w'ivugabutumwa, ariko tugira n'iyindi mirimo isanzwe idutunga. Hanyuma muri iyo mirimo nayo tugiramo ababyeyi, abatubyaye, abatwigishije bizinesi, abatwishyuriye ku mashuri, abadufinanshije mu buryo butandukanye. Abo babyeyi rero bose, buri muntu wese ni umubyeyi. Ntangira ndagira ngo tuvuge kuri abo babyeyi batatu. Umubyeyi wa mbere ni umubyeyi w'umubiri. Umubyeyi w'umubiri nagiye mbona abantu batamwitaho mu gihe runaka. Ubundi iyo umuntu avutse, umubyeyi arakonsa, akagukarabya, akakuhagira, akakwambika. Muri icyo gihe mu myaka y'ubuto uba umwubaha, ukamwubaha, akakubwira gikora iki ukagikora, ariko ukagikora kenshi na kenshi bigambiriye n'icyo umucunzeho. Uvuga nintabikora ntabwo nkorera ibi, ninsuzugura ntazanyishyurira ku ishuri. Mbese ukabikora nk'aho uri kumuguriza ugira ngo uzishyuze. Ariko birakwiriye ko no mu gihe umaze gukura ukwiriye kubaha ababyeyi. Kubera iki? Kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Ni ukuvuga niba umubyeyi yarakwishyuriye amashuri, ukaba warabashije kwiga ukarangiza, ukaba ufite akazi, subiza amaso inyuma utekereze ngo ese umubyeyi wanjye abayeho ate? Nagiye mbona abana bakuru amara gukura, arangije kwiga, agakora ubuzima, agakora bizinesi, noneho akagera mu gihe cyo gushaka. Ariko nk'uko tugenda tuba mu mijyi, mu bihugu bitandukanye, akabona umubyeyi we iyo yasigaye iriya mu ntara ntabwo agendanye n'aho akoreye ubukwe. Agahita avuga ati oya, reka nshaka undi mubyeyi, cya cyubahiro cy'ababyeyi bakimuhe. Rimwe na rimwe ugasanga na wa mubyeyi bwite bakubyaye ntabwo umutumiye muri ubwo bukwe, kuko wabaye umuntu ukomeye, uri umuntu ku kazi bubaha, uratambuka bagatera amasaruti, noneho ntushake kumugaragaza ngo umwubahishe muri abo. Bivuze iki? Kenshi abantu bakora ubukwe ntibagaragaza ababyeyi babo, ntibabashimire, kubera wabaye direteri runaka, wabaye afande runaka, wabaye pasiteri runaka, uri bishop ukomeye mu rusengero, ariko ntabwo ushaka kugaragaza isoko yawe. Iyo rero uriya mubyeyi ababajwe n'uko utamuhaye icyubahiro, Imana irabyumva kandi ihita itabara, kuko Imana ntabwo iviyora amabwiriza y'ababyeyi. Nicyo gituma mu magambo yandikishije, Imana yabwiye abantu ngo kugira ngo muramire mu gihugu Uwiteka Imana ibaha, mwubahe so na nyoko. Imana ishimwe. Abadukurikiye, ababa ari urubyiruko, baba ari abakuze, ndababwira ko kubaha umubyeyi bitamushimisha gusa, bishimisha n'Imana, ariko nawe bikaba inyungu zo kugira ngo urame, kuko hari abantu bazagira ingo ntizirame. Birashoboka ko umuntu ashobora kugira urugo, ariko kubera ko ababyeyi bataruhesheje umugisha. Yego abapasiteri twaragusengeye, twakurambutseho ibiganza, twaragushyingiye, wakoze ubukwe bwiza,
muri reception bigenda neza, ariko birakenewe ko n'ababyeyi bawe baza bagahesha umugisha uru rugo, bakavuga ngo Imana izabane n'urugo rwawe. Rero icyiciro cya mbere cy'uko umubyeyi ukubyara mu nda ni ingenzi cyane cyane cyane. Rimwe na rimwe hari ubwo umuntu akuganiriza akakubwira ibyifuzo bye, akakubwira ibintu bitagenda neza mu buzima, ariko wamuganiriza ukamubaza, ese ugira ababyeyi? Ati ndabafite. Ese ujya ubahamagara ukumva uko bameze, ukabitaho, uzi ko inzu isannye, uzi ko bafite ibyo kurya, bafite umukozi se ubahingira, igihe cy'ihinga cyarageze se utanga imbuto? Ugasanga ntabwo yabyitayeho. Iyo rero umubyeyi yariye ibiryo bitarimo umunyu kandi wowe uri kubimena, ntabwo biba ikibazo gusa, ahubwo biba n'umuvumo, kuko Imana irashaka ko twubaha ababyeyi. Kuri aha kubera amateka y'igihugu cyacu cyane cyane, hari abantu badafite ababyeyi bababyara. Aho rero wahita umbaza utese, noneho ubwo umuntu udafite ababyeyi utakibafite, hari abandi basigaye mu nshingano. Hari abandi basigaye mu nshingano, baragufata uri mutoya, barakurera, urakura udafite abo, nabo ukwiriye kububaha kuko nibo babyeyi Imana yakugeneye. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urame, kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kugira ngo wumve ufite n'umugisha. Hari abantu bafite ibintu byinshi badafite umugisha, kuko kugira niveau d'étude ntabwo ari byo bivuga ko umuntu yagize umugisha. Birasaba ko n'ababyeyi baguhesha umugisha. Imana ishimwe. Ndashimira Imana ko yashyizeho uburyo butaviyora amategeko y'umuryango. Umuryango tubamo, sosiyete tubamo, Imana yaravuze ngo nabo tububahe. Nagiye mbona abantu benshi bitanga ibintu bikomeye mu rusengero, ni byiza. Gukorera Imana ndabikangurira abantu bafite uburyo, ariko ntugafate ibyo kurya ngo bitange byose, wibagirwe no gukuraho abavandimwe, cyane ababyeyi. Umubyeyi mbere yo kwitanga mu rusengero, banza uha umubyeyi, ibisigaye nawe uzane gukorera Imana. Ariko ntabwo wakorera Imana iri mu ijuru umubyeyi ukuri uruhande utaramugirira neza. Ni byiza rero ko abantu badukurikiye, abantu mugezaho ubu butumwa, abazatwumva bose bazaba bakurikira bemera ko ari byiza n'umugisha ukomeye kwita ku babyeyi. Kwita ku babyeyi, ukabasura aho bishoboka, ukabahamagara, ukamenya uko barawe, uko biriwe, mu gihe cyo guhinga ku bantu baba mu mazone bahinga, ukamenya ngo ese nta nubwo umubyeyi, ntabwo biba bikiri ngombwa ngo umubyeyi ajye guhinga agufite. Uri direti ukoresha abakozi 60, kuki utakwishyura umukozi uzajya umuhingira ukwezi kugashira? Rero Bibiliya iratubwiye ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Kubaha ababyeyi harimo icyo cyo kubitaho, harimo icyo kubakunda. Twagiye tugira ibibazo, abana bakanga ababyeyi. Rimwe na rimwe umubyeyi yasitara, yakora agakosa, ugahita uhanagura ibyiza byose yakoze, ariko siko bikwiriye kugenda. Kuba yaragukoshereje igihe kimwe ntabwo bihanagura ko yakureze ugakura, akakurihira ishuri ukiga. Birasaba ngo wirengagize ikosa rimwe akoze, uha agaciro ibindi byiza yagize. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Umubyeyi wa kabiri twavuze ni umubyeyi w'umuhamagaro. Umubyeyi w'umuhamagaro ntabwo twamwirengagiza. Nkanjye nk'umupasiteri unsanze hano ku rusengero, ariko ntabwo navutse ndi umupasitori. Hari abantu bandeze, banyigisha agakiza, barantoza, barambwira ngo umuntu yasenga biba byiza, kugira ngo ushobore ibi bisaba kusenga. Abo rero ni ababyeyi, ni ababyeyi b'umuhamagaro. Bisaba ko nabo tububaha. Hari ubwo umuntu akomera, ntabwo si ihame ko abantu bose banyigishije bose baba abapasitori, ariko ndamufite umugabo umwe, ni n'umugisha, tubana hano muri iki gihugu. Niwe papa wanjye, nubwo atari umupasitoro, ashobora kuba adafite imirimo ikomeye mu rusengero ahasengera, ariko kuri njye is my pastor. Niwe mupasiteri wanjye, niwe mubyeyi wanjye. Iyo mubona njyewe mbona hasi hanjye, niwe wanyigishije gusenga, antoza iby'Imana. Mbese ameze nk'umwarimu. Abarimu hari uburyo bakwigisha muri primaire, bakakwigisha kwandika,
bakakwigisha guca umurongo, bakakwigisha kubara, ariko kubera ko umuhamagaro we ari uwo kuba mwarimu akazakomeza akigisha hariya hasi, wowe ukazamuka ukagera no kuba waba perezida wa repubulika, ntabwo ukwiye kumusuzugura ngo ni uko wabaye perezida ngo we akiri hasi. Ntibikuyeho ko yakwigishije ibyo uri gukoresha bakabikubahira, ni umwarimu wawe wabigizemo uruhare, ni umubyeyi. Natwe rero mu muhamagaro dufite ababyeyi. Umuntu yabaye bishop aba afite abatumye agera kuri iyo titire, hari abamufashije kuba profete ukomeye. Ntabwo wavutse uri profete, hari abakubwiye inzira y'agakiza, hari abagusengeye, hari abakubwiye ko ibi uzifate gutya, hari imwifato w'abakozi b'Imana, hari abawukwigishije. Rero hari ubwo umuntu agira ikibazo ntamenye ko ari inshingano ze kwita kuri wa mubyeyi, hanyuma yamara kubona yakomeye agahita akandagira kubo hasi ntabakibitayeho. Bibiliya iravuga ngo umuhamagaro we ntuzarama, wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Igihugu Uwiteka Imana iguha ni aho uyoboye, ni abakozi uyoboye, ni urugo rwa Imana yaguhaye, ni itorero ushumbye, kugira ngo urigiremo ububyutse ni uko wubaha ababyeyi bawe. Ababyeyi rero ni wa mupasiteri, ni wa mukecuru wagusengeye, ni wa mumama waguhuguraga, ni bishop runaka, ni ovasiya runaka. Hari ababyeyi b'umuhamagaro. Wenda tukiri kuri iki cy'ababyeyi b'umuhamagaro, nagiye mbona abantu mu ngeri zitandukanye, amara kubona yakomeye akagira ngo byarangiye. Buriya umuntu wamaze kubona yakomeye akagira ngo byarangiye aba ameze nk'umugezi munini ariko udafite isoko imenamo. Umugezi uko waba ungana kose, iyo udafite tundi tugezi dutoya tugenda dushyiramo, isoko yawo igeraho birakama. Turi mu gihe rero cy'izuba, turi mu gihe umuntu akenera ibitekerezo by'abandi, turi mu gihe umuntu atikwije, ukeneye ibitekerezo. Undi muntu uzajya gukeneraho ibitekerezo w'ibanze ni wa mubyeyi. Niba ushumbye itorero ntuzabura kugira ikintu kikubera imbogamizi, hari uwo uzabaza, ni wa mubyeyi. Rimwe na rimwe nusanga utakimwitaho, cya kibazo kizakugonga, uba uri kugikemura cyangwa ugikemure nabi. Kubera iki? Ntabwo wubashye so na nyoko. Ibyo rero bihita bitera kwa kundi kutarama mu muhamagaro. Hari abantu benshi bataramye mu mihamagaro yabo kandi bari bafite imihamagaro ikomeye, ariko wanakurikira ugasanga impamvu nyamukuru yabiteye ni uko batitaye ku babyeyi ngo bakomeze babarere, kuko nta hantu umuntu agera adakenera ibitekerezo. Umubyeyi wa gatatu navuga ni umubyeyi wo mu iterambere. Kugira ngo umuntu atere imbere hari amayesikariye azamukaho. Reka ntange ingero ebyiri. Urugero rwa mbere ni ku bakora bizinesi. Ku bakora bizinesi, reka ntange urugero hano mu gihugu cya Mozambique. Mu gihugu cya Mozambique tuhagera tuvuye mu bihugu by'iwacu, tugasanga bakoresha ururimi rutandukanye n'izo twize mu mashuri. Ururimi rw'Igiportuge si henshi barwiga mu ishuri, ariko ni rwo rukora hano cyane. Ushobora kuhagira uzi Icyongereza n'Igifaransa, Igiswahili n'izindi ndimi, ariko ugasanga ukeneye n'Igiportuge kandi uje gukora bizinesi. Iyo uje gukora bizinesi ukenera umuntu kwigisha. Uwo muntu kwigisha akakwigisha uko bavuga, akakwigisha uko barangura, akagushakira iduka, akagushakira ibyangombwa, akaguha umurongo wo gukoreramo. Hari igihe uzamuka ugahita umurenga, ukagira ubushobozi buri hejuru. Noneho wagera hejuru ukagira ngo wagezeyo. Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Iri jambo ni ijambo numva ryagutse dukwiriye kubwira abantu. Umuryango, nta muryango ukwiriye kubaho ngo umuntu aba ari wenyine, uba ufite umuntu watumye ugera aho ugeze. Noneho rero iyo washinze iduka ugagira arumazi cyangwa se depo zikomeye, wa muntu wakuzamuye akiri hasi, hari ubwo ugira ngo arasuzuguritse. Ntagasuzuguritse kuko wowe uri mu ishusho ye. Niwe wakwakiriye muri iki gihugu, aragucumbikira igihe runaka, agufasha ubuzima bw'ibanze kugira ngo ubone aho ukandagira. Nagiye mbona
abantu bagira nabi, akagira umukoresha bagakorana, yamara kubona aho ageze agahita avuga ati reka nshinga iduka imbere y'irya boss, nanjye abakiriya mbamutware, ninjye abakiriya bamenyereye, nanjye mbamutware. Bibiliya iravuga ngo uwo muntu ntabwo azarama. Bibiliya ni amahame, ntabwo ari negosiyasiyo. Iyo ukoze iki bibyara iki, iyo ukoze iki bibyara iki, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana iguha. Igihugu Imana iguha ni iduka ryawe, ni nako kazi kawe, kugira ngo ukarambemo ubaha umubyeyi watumye ugakomeramo. Nubwo atazamutse ngo agere ku kigero cyo hejuru nk'icyo uriho, ariko yarakuzamuye uri mu ishusho ye. Umunsi rero wavuze ngo ugiye gutera iduka, umubangamire, umutambamire, umanura ibiciro kugira ngo abakiriya bakuzeho, ushobora kubikora, ariko ntabwo bizaramba, kuko isi ni isambu irumbuka, icyo ushyizemo nicyo baguha. Yesu asobanura iri tegeko rya 5 mu mategeko y'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bw'Amatayo igice cya 7 umurongo wa 12, yaravuze ngo ibyo mwifuza ko babagirira aba ari byo mugirira abandi namwe. Amen. Rero ndagira ngo nsoze ngana ku ngaruka zo kutumvira ababyeyi, baba ari ababyeyi b'umuhamagaro, baba ari ababyeyi bakubyaye, baba ari ababyeyi b'iterambere. Ingaruka ya mbere ni uko iyo utumviye ababyeyi nawe ntabwo bakumvira. Urashaka ko urugo rwawe barwumvira, urashaka abana bakumvira, umvira ababyeyi. Nzi inkuru imwe, ushobora kuba nawe unkurikira warayumvise. Hari umupapa umwe w'umusaza, ni iwacu mu gihugu mu Rwanda, hanyuma yari afite umuhungu wagize iterambere, noneho aramutwara amujyana iwe, ajya kuhaba. Nyine urabizi ko abantu bakuze kenshi baba bashaka ko baba hafi y'abana bakabafasha ibyo batabashije kwifasha. Noneho amujyana iwe, ariko ntiyamwubaha, akajya afata imyenda ishaje n'ibiringiti bishaje n'amashuka ashaje, akaba ariyo amunagira ngo abe ariyo yiyorosa. Noneho uwo mubyeyi nyine kuko ataragishoboye kugira ibyo yakora, ibyo yagombaga gukora yari yarabikoze, uwo mwana we amushakira ubuzima kugera igihe yari yarabonye ibikwiriye kuba afite. Umubyeyi nyine yakira ibyo bamuhaye, amashuka ashaje, imyenda ishaje, kuko nta naho yajyaga yabagaho mu rugo. Umunsi umwe habaye ibirori, abantu bafite abashyitsi benshi, agiye kubona abona akana gatoya gatambukanye icyenda gishaje, agitambukana mu bantu. Umupapa aramubwira ati uragira uti icyo cyenda gisubize? Yaravuga ati oya, uyu mwenda ngiye kuwubika, nusaza umaze kumera nka grandpere niwe uzajya wiyorosa. Twamenye ko abasaza bashaje biyorosa bene ibi. Bibiliya iravuga ngo ibyo wifuza ko bakugirira aba ari byo ugirira abandi. Niba wifuza ko bazakubaha nk'umubyeyi, ubaha ababyeyi. Niba wivuga ngo nta babyeyi ufite, abo ufite ab'Imana iguhaye, abigushyize imbere, abashumba bawe, ababyeyi bawe muri bizinesi. Niba ushaka ko abakozi bakubaha ku kazi, ubaha shefu wawe. Niba ushaka ko mu rugo rwawe abana bakubaha, nawe ubaha ababyeyi. Urashaka ko abakozi ku kazi bakubaha, ubaha shefu wakuzamuye, uwagukoresheje mbere aracyari hasi, akeneye yuko umwubaha kugira ngo Imana iguhe umugisha. Abadukurikiye bene data mukunda ijambo ry'Imana, turagira ngo mwubahe itegeko rya 5. Itegeko rya 5 Imana yashyizeho ni itegeko rireba umuryango. Dukunda kuvuga cyane ku bintu by'umuryango, dukunda kuba tuganira ku bintu by'umuryango, abubatse, abatarubaka. Niba ushaka ko urugo rwawe ruzaba rwiza, birasaba ko Imana iruha umugisha ukarwa muri Kristo Yesu. Ndagira rero ngo dusoze tubwira ari mwebwe mudusanze mukunda gusakaza ivugabutumwa, tunabashimira ko musakaza ivugabutumwa, kuko ni byiza ko umurongo wanyu mushyiraho n'umurongo wo kubwiriza ubutumwa, ariko nabwo mukwiriye kuba mubwira n'abantu iyi nshingano yo kumvira ababyeyi, baba ababyeyi ba bizinesi. Ubu nawe ufite umuntu wakwigishije gufata kamera, baba ababyeyi b'umuhamagaro, ufite umuntu wakwigishije agakiza, baba ababyeyi bakubyaye, ufite umuntu wakonkeje. Ububahe kugira ngo bajye bagusengera. Iyo umuntu w'umubyeyi
abonye ku mwero w'icyo Imana yaguhaye akaryaho. Ababyeyi bakunda kugira imvugo nziza nakunze, iyo anezerewe wanejeje amarangamutima ye aravuga ngo umwana wanjye azahahire aho abandi baburiye. Muri iki gihe guhaha biragoye, ariko kugira ngo uhahire aho abandi baburiye birasaba n'umugisha wa kibyeyi. Twebwe nk'abapasiteri dusengera abantu, twakira ibyifuzo by'abantu, ariko dushobora kugusengera ariko waraviyoye itegeko ry'umuryango, utarubashye ababyeyi, ntibigire icyo bitanga. Kuko Imana ishaka ko ibintu byose bikorana byuzuzanya, agakiza ntigasimbura ababyeyi, keretse igihe gusa bakujyanye mu nzira ikuvana ku Mana, niho ubitekerezaho cyane, nabwo ukabahuguza ubugwaneza ntubakange. Hari imirongo myinshi ivuga kumvira ababyeyi. Reka dusoreze kuri uyu wanditse mu gitabo cy'Abaefeso igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Hariho ijambo rivuga ngo bana mwumvira ababyeyi, iri ni ryo sezerano. Isezerano ririmo ni iri, ni ukurama. Uzabona abapasiteri bakomeye ariko ntibarame, uzabona abahanzi bakomeye kuko bavuze nabi uwabazamuye, studio yabazamuye, ariko hiti yabo ntabwo yageze hejuru. Ntabwo abantu tubakangurira kugira ngo bagire za hiti, nta kintu nazo zirashira, ariko turagira ngo murame mu byo murimo. Urame muri bizinesi, ukomeze uzamuka uva mu bwiza ujya mu bundi, ugira ubuzima bwiza, urugo rwawe ntirusenyuke, usaba Imana iguha umugisha, ariko n'ababyeyi baguhesha umugisha. Turabashimiye rero, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo kuko ari ijambo ry'Imana, iyo turivuga tuba tumeze nk'abavugira umugabo uri kumwe natwe. Tuvuga Imana ihari, ntabwo tuyihamagara kure, iri muri twebwe. Turagira ngo dusenge ari twebwe twumva ijambo, n'abandi bazarikurikira bazafashwe naryo guhinduka, bumvire ababyeyi. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu ko ijambo ryawe waryandikishirije kugira ngo rihugure kandi rikomeze abantu. Turasabye ngo umuntu wese uzumva ijambo ryawe, umugisha w'Imana uzabe kuri we, kandi umugisha wa mbere uzaba wo guhinduka, ijambo ryawe rimuhindure, kandi kumvira ababyeyi bitubera inshingano. Umuntu wese amenye ko abifite mu nshingano, ari ababyeyi b'umubiri, ari ababyeyi b'umuhamagaro, n'ababyeyi ba bizinesi. Umuntu wese aho yazamukiye ntahibagirwe, kuko umuntu wese akeneye inkunga iturutse kuri mugenzi we. Ufashe bene data bazadukurikira, uha umugisha iyi cano yemeye ko ijambo ryawe rihavugirwa. Icyubahiro kibi cy'Imana ku bwa Kristo. Amen. Pastor, byari biryoshye cyane. Byari biryoshye. Imana ishimwe. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana. Nukuri mu by'ukuri njyewe uvuga ngo twe iyo turi hano tuba duhagarariye audience. Nagira ngo mbasabe rero mbere y'uko dusoza mu makanya gatoya kugira ngo nshyireho komandere cyangwa se ngire tubazo nka tubya dutatu mbabaza ku bijyanye n'ijambo tubaze kwiga, kugira ngo mbarize audience bayantunye. Donc ndi hano mbameze nkaho natumwe na audience. Okay, nta kibazo. Ibindi bibazo wenda bazabibaza muri comment, ni mwongera mukatwemerera ibibazo bizavamo, wenda dushobora kuzabasaba umwanya nkabona akanya mukongera mukatuganiriza. Imana nidushoboza tuhageze, kuko ntabwo tuzi ibiri imbere. Yego. Watubaza nta kibazo. Nashaka mbere ku kabazo k'amatsiko. Mwavuze muti ni byiza kubaha umubyeyi wawe, ugomba kubaha umubyeyi wawe. Naje kugira ikibazo ndavuga nti ese ni byiza ko umubyeyi ahitiramo umwana we itorero cyangwa se donc doctrine, imyemerere? Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Imigani ngo menyereza umwana inzira azanyuramo, azarinda asaza atayivuyemo. Hari iyo uvuze ngo itorero ukavuga n'idini, uvuze ibintu bibiri bitandukanye. Nashaka kuvuga idini. Idini. Nashaka kuvuga idini. Buriya icyo dukwiriye gutoza abana cyambere si idini, nubwo idini atari ribi, ariko icyambere si ryo ribanza. Dukwiriye kubatoza kubaha Imana, kuko Bibiliya iravuga, urabona nk'ubu twaturutse mu bihugu bitandukanye, hanyuma tugeze muri iki gihugu tuzana Imana muri twe.
Imana ikomeza kuba Imana yacu, ariko dusanga amadini yacu uko yitwaga iriya nta gihari. yego, Hanyuma kubera ko Imana iri muri twe tugomba gukomeza kuyubaha, duhitamo nyine uburyo bwo kuyubaha ahantu batayirwanya. yego, Ku bigendanye no guhitiramo umwana idini, hari ikigero umwana ageraho akaba ataragera mu gihe cyo kwifatira ibyemezo. Urugero, niba ukorera ikigo runaka cy'itumanaho cya komunikasiyo, wajya kugura amayinite ukagura amayinite y'ikindi kigo, bisobanuye ubwabyo ko ikigo ukorera utacyemera. Mu ijambo rimwe rero, ukwiriye kuba ibyo wemera, umumaro byakugiriye, inyungu byaguhaye ari nayo waha abana, ariko ukayoborwa n'umwuka, ukabayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ku cyo kubwira umuntu idini, ngewe ndi umupantekote, hari imyaka umwana ahitirwamo, umurobanurira ataramenya guselekisiyona, ariko yamaze gukura akamenya inzira y'agakiza, itorero rikamwigisha, nawe afata amahitamo ye, kuko mu ijuru umuntu azajyayo particulier, umuntu azagenda wenyine, ntabwo uzajyanwa n'ababyeyi, ariko ababyeyi bagira uruhare mu kukuyobora inzira ijya ku Mana, kuko mu muco wacu baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Nuko nasubiza. Murakoze cyane. Ikindi kibazo mfite cy'amatsiko, nk'uko n'undi twari turi tugana ku bijyanye n'umuryango, mwatuganirije ku bijyanye n'umuryango, nari mfite ikindi kibazo. Hari ukuntu abantu bakunda kuvuga ngo umubyeyi ushobora kutamwubaha, ushobora kumukorera ikintu kibi runaka, akageraho ubwo arakara akakuvuma, nk'umuntu w'umuvugabutumwa, nk'umuntu ukorera Imana. Mwemera ko umuvumo w'umubyeyi ku mwana ushobora gukora? Bibiliya mu migani Salomo yanditse, harimo ijambo yanditse aravuga ngo imivumo y'ubusa ikurikira nyirayo. Au contraire, bivuze ko imivumo y'ukuri ishobora kugufata. Ubundi iyo tuvuga ku by'umuryango, umubyeyi n'umwana ntabwo bagirana isano, ahubwo bagirana igihango. Noneho rero iyo umuntu yatatiye igihango, hari ingaruka zimubaho. Niba umubyeyi n'umwana batagirana isano ahubwo bagirana igihango, akuvumye koko kubera uri mukuri. Hari ubwo umubyeyi yakuvuma ku bw'amarangamutima ye, ariko atari mukuri, nta kintu wakoze, akurenganyije. Kuko Imana iyo itarenganya ntabwo wa muvumo uzafata. Ariko se umubyeyi akuvumye, ugenda mu modoka akagenda n'amaguru, nubwo ari kure yawe ariko ufite uburyo, adagakwiye kujya kwa muganga yarwaye ngo agende n'amaguru. Ntabwo ujya ubona mu miryango ahantu bagira ibyago, wajya kubatabara ugasanga nta n'inzu babamo. Ese uriya mubyeyi ntabwo akuvuma ngo gucira amacana, ariko aravuga ati, Mana yanjye, umuhungu wanjye utumye ndaranyagirwa, umuhe umugisha gusa. Uwo mugisha ni wo kontrere y'uwo wari ukwiriye kubona. Ntabwo ari umuvumo ngo agutuke ngo avuge ngo uzagere gute, ahubwo ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Bivuze rero ko icyo kibazo kugisubiza ni ukuvuga ngo umubyeyi akuvuzeho ijambo ribi afite impamvu yumvikana, riraba, kubera ko umubyeyi n'umwana bagirana igihango, ntibagirana isano. Pastor, mwigize kuvuga muti genda umupantekote, ari nabyo twebwe cyangwa se na bamwe muri mwe gisi namwe mubyita, tubita ngo nabarokore. Yego. Aho nakunda kwibaza harimo nanjye, iyo ijambo umurokore, kwitwa umurokore bisobanuye iki? Ijambo umurokore ntirikoreshwa gusa ku bemeramana, ahubwo biva ku nshinga y'ikinyarwanda yitwa kurokoka. Ni ukuba ucitse ikintu gishatse kukugirira nabi. Hari abarokoka ibyago, hari abarokoka intambara, hari abarokoka impanuka. Buriya umuntu wakoze agisida ikica abandi we ntimwishe, aba yarokotse. Ariko twebwe abapantekote twarokotse ku byaha. Pawulo yaravuze ngo twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Itegeko rihana abanyabyaha ryari ko tubambwa, ariko Yesu aratubambirwa, nuko kubw'ibyo duhinduka abarokore ku bw'uko Kristo yaducunguye. Nuko rero iyo uvuze umurokore
uba uvuze umuntu wacitse ku icumu rw'ikintu runaka, ariko by'umwihariko abapantekote cyangwa se abandi bose bizera twarokotse ibyaha. Urakoze. Amen. Ikibazo cya nyuma, ababajije ibibazo byinshi cyane, bifite amatsiko menshi, ariko wenda ari mutwemera tuzagaruka, ariko ndashaka mubaza ikibazo cya nyuma. Wigije gukomoza ku madini, uravuga ati mu madini atandukanye, mu bantu bemera mu buryo bwabo butandukanye. Nifite ikibazo cy'amatsiko, Pastor, wemera ko nk'uko abantu baba mu madini atandukanye ku isi, wemera ko bishoboka ko umunsi umwe abemeye koko by'ukuri harimo n'abarokore bashobora kuzahurira mu ijuru? Ikibazo ubajije kirumvikana ariko nticyuzuye. Abantu bazajya mu ijuru ni abarokore gusa. Ni abarokore gusa. Kubera iki? Ntabwo ari abanyedini runaka, ahubwo umuntu wese warokotse ibyaha agacika ku icumu ntirimwice niwe uzabasha kujya mu ijuru. Ariko idini nashatse kubaza, idini yaba arimo ryose ariko akaba yararokotse ibyaha, ariko ari mu idini runaka, wemera ko azahurira mu ijuru n'abarokore nk'amwe? Reka mvuge ngo ntabwo ari amadini yose, kuko iyo uvuze idini uba uvuze imyemerere, kandi imyemerere yose siko yemera Imana. Buriya hari amadini atemera Imana, ayo bamwe bita ngo ni abahakanyi, abandi bagasenga ibintu runaka. Ayemera Imana nayo bakayemera gute? Nayo ni iyindi sije. Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya ko ibyiringirwa bitabura kuba. Ngo ariko ngo n'abadayimoni bagira kwizera kuko bemera ko Imana iriho nubwo batayikurikira, ariko barabizi ko iriho. Ibintu byose rero wizera ko biriho si kubyubahiriza, ahubwo abavuga abemera ko Imana yabacunguye bagakurikiza n'umurongo wayo, kuko kujya mu ijuru ni umurongo, hari ibisabwa kujyayo. Niba tujya mu gutega indege, gutega ufite urugendo, hari ibyo ugomba kubahiriza kugira ngo ugere aho ugiye. No mu ijuru rero idini ryose waba urimo wemera Imana, ariko ugakurikiza amahame yo kujya mu ijuru. Ntabwo idini ari ryo ijyana umuntu mu ijuru. Ukuri kwa Bibiliya, ntabwo idini rihesha umuntu ijuru. Ari ibyo babandi bavuga ngo umuntu ngo yarapfuye bakagira imihango bamukorera kugira ngo ajye mu ijuru, ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Ikindi ni uko Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ukuri guhari, inyuma ya Yesu nta yindi nzira. Nta yindi. Bibiliya ni ihame. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ijambo riravuga ngo ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Utundi tuyira twose umuntu yacaho adaciye kuri Kristo ngo yizere amaraso ye, nta juru rihari. Urakoze cyane. Reka dusoreze kuri iryo jambo ngo inzira n'ukuri ni Yesu. Nta yindi. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Nta handi, nta kumuprofete, nta bishopu, nta pasiteri. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Dushojeje neza cyane kuko pasiteri abahaye umurongo, abahaye inzira ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Murakoze cyane rero inshuti bavandimwe mwadukurikiye, mwakurikiye ikiganiro. Ndabashishikariza kukireba ndetse mukanagisharinga kuko ni ikiganiro cyiza, nanjye nagikunze kandi nigiyemo byinshi. Nizere ko namwe kizabagirira umumaro ukomeye cyane. Mujye muri comment section mutubwire ese mwagifashe gute, ese cyabigishije iki, kandi nimushaka ko twongera tugatumira pasiteri akaza akabaganiriza, ntacyo nabwo muzabyandike muri comment section kugira ngo tumutumire aze atwigishe byinshi, dore ko uyu munsi twavuze kubyerekeranye n'umuryango, kandi afite byinshi, afite ubunararibonye bwinshi, hari byinshi ashobora kutuganiriza, bishobora kutugeza, bishobora gutuma tumenya ibyerekeye Imana. Mwakoze rero kubana natwe. Njye banyita Diti, inyuma ya kamera dufite Shagwa, kandi turashimira umukozi w'Imana, turabashimira cyane kuba mwaduhaye uyu munsi. Imana ibishimirwe, natwe turabashimiye ko mwemera ko ijambo ry'Imana rivugwa. Ntimubikore nk'ubucuruzi gusa, ahubwo mutume abantu bakunda ijambo ry'Imana ribahindure kugira babone umugisha. Kandi iri jambo tuganire ryo kubaha ababyeyi muryigishe muciye kuri kamera zanyu, ariko namwe mubyubahirize kugira ngo bizabagirire umumaro mu buzima bwanyu. Imana ibahe umugisha. Dushimiye mwese mukurikira imirongo y'ikoranabuhanga mukumva ijambo ry'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane rero, naho utaha. Ciao ciao. Pastor, murakoze cyane.
Yesu abahe umugisha. Amen. Amen. Yeah.